watsindiye lifetime achievement Papa Sava. Haya basi, Mashariki African Festival nk'uko mwagiye mubibona, ibyamamare byinshi byari bihatanye, dore ko bitari byoroshe ubwo babashije kuba bahatanira ibihembo bya Mashariki African Festival. Ku bakinnyi ba filime nibo bari babyitabiriye, harimo ibyamamare bigiye bitandukanye. Ketchup na Bamenya muramuzi, barakinana muri Bamenya series. Harimo Papa Sava ndetse na Kiramani, murabazi n'abakinnyi beza cyane. Ariko harimo n'ibindi byamamare bigiye bitandukanye, dore ko hari hitabiriyemo benshi ba Kibonke ndetse n'ibindi byamamare byinshi. Rero tugiye kubasha kuba twavuga ko babashije kuba babona ibihembo bigiye bitandukanye. Ese ninde waba waregukanye iyi modoka yari yateguwe na Mashariki African Festival? Reka turebe. Dore wabashije kuba yahabwa igihembo cya Mashariki African Festival, yahawe igihembo cya supporting nk'uko byagiye bivuga, bamwita Linda akina mu muturanyi. Yabashije kuba yahabwa igihembo cyo kuba afasha abandi nk'uko mubibona. Saba gusa, dore ko hari n'abandi babashije kuba bahabwa iki gihembo. Uwo Linda rero yabashije kuba yagihabwa. Thank you Banyarwanda, Banyarwandakazi, umuntu wese uzi neza yuko yashyigikiye kwivana mu nguni kuva nyuma yo kuba bakora bakihiringa, bagakora ibintu byinshi bigiye bitandukanye, bakagerageza bakazamura urwego rwabo, bagenda bavuga ati mukore, ati kandi turashimira buri umwe wese wabashije kuba yagira uruhare rwo kuba yadufasha tukazamuka, ati mudahari naco twakifasha. Ubwo rero nk'uko mubibona ni itsinda rya buri kantu na buri nguni, ariko buri nguni niwe wabashije kuba, cyangwa se buri kantu niwe wagaragaye muri Mashariki African Festival yatsindiye igihembo. Nk'uko rero babashije kuba bakimuha, bamubwira ati komeza ukine neza, ati komeza uzamure urwego. Papa Sava nk'uko mubibona ni Papa Sava cyangwa se Niyitegeka Gratien. Biragoye ko utaba umuzi cyangwa se umwite Seburikoko cyangwa se Njiga, dore ko ari amazina menshi yagiye yiyita, dore ko yatangiye sinema nyarwanda kera cyane, dore ko akina ikinamico kuri RBA cyangwa se Radio Rwanda. Yabashije kuba yahabwa igihembo nk'uko mwabyumvishije, ni life achievement yabashije kuba yagihabwa. Baramubwira ati Papa Sava komeza ukomerezaho, ati wowe uri mu bintu cyangwa se uri ahantu heza. Yabashije kuba rero yahabwa igihembo na Mashariki African Festival. Nk'uko rero twakomeje ku bandi bahawe ibihembo, basangaho Kiramani. Yannick yabashije kuba yahabwa igihembo na Mashariki African Festival, bamubwira ati komeza ufashe abanditsi, kandi tugushimiye urukundo n'ineza uba wagiriye abandi, ukabasha kuba wazamura impano zigiye zitandukanye. Bamubwira ati komerezaho. Rero nawe yabashije kuba yahabwa igihembo cya Mashariki African Festival Films. Babashije kuba bamuha igihembo, bamubwira ati komerezaho, ati warakoze kuba waritabiriye aya marushanwa, ati nako utagije, ati kandi komeza uzamuke, komeza utere intambwe nk'uko bagiye babimubwira. Anavuga ati mwarakoze abantu mwamfashije, ati ndabashimiye cyane cyane
cyane. Ni nyuma yo gukora cyane, ni nyuma yo kwihiringa, ni nyuma yo guca mu buzima bugoye, ariko akavuga ati icya mbere ni intego, ati icya mbere ni uko ndiho, cyangwa se igishoro ni ubuzima nk'uko abenshi bagenda babikora. Uyu nguyu bamwita uwo bise Benimana Ramadan, niyo mazina yiswe n'ababyeyi be, ariko mwebwe mushobora kuba mumuzi cyangwa se akina yitwa Bamenya, dore ko akina ari umukozi wo mu rugo. Rero yabashije kuba yatungura benshi, abantu benshi bagiye batandukanye bavuga ati wowe Ramadan ni wowe wacu Bamenya, ati warakoze Bamenya, warakoze, nk'uko timu ye yagiye imushimira ati kuba wabashije kuba wazamuka ugahiga abandi, dore ko Mashariki African Festival niwe yabashije kuba yaha igihembo cy'imodoka, dore ko yatowe cyane kurusha abandi, niwe wabahize, we na Ketchup babashije kuba babaha igihembo cy'imodoka, dore ko itsinda cyangwa se gurupe babamo aribo bari bahisemo, baravuga ati mugende muhatane murebe ko byacamo. Rero iyi ni Mashariki African Festival, ibi ni ibihembo byabashije kuba byatangwa. Rero uyu Bamenya niwe wegukanye imodoka. Rero nshuti, twakomeje kubana muri iki kiganiro, nibutsa ko nimba utarakora subscribe yikore kugira ngo ibindi biganiro byiza bize bikugeraho ku gihe. Mwari kumwe na Benjamin, ndabashimiye, Imana ibarinde, ndabakunda cyane, ciao ciao.